uyu mudamu wanjye nashatse ugomba kumufata mamawe ukubyara urumva ntazagufata nk'umubyeyi nk'uko afata umwana. Ukuri rwose umva nzamukunda nta kibazo tuzagirana kandi nawe ndabizi ko azamfata nk'umubyeyi. Kiri ugiyeho gato mbanze nganire n'abana. Uriya ntabwo ari umwana wacu sibyo, ntabwo muvindimwe ujye mubishyire mu mutwe sibyo. Rero mugomba kumwanga. Kirisi Arajyamo. akira Ntukamvunishirize abana. Narakabura ijyana. Oya aho kurajya he? Injira mu nzu. Umva ubanguke umenye ko ubusubireyo. Iyi ni inkuru yanjye. Nitwa Kiriwadi. Mama yarapfuye sigarana na papa. Ariko papa yazanye undi mugore. Ariko uwo mugore yazanye afite abana batatu. Umwana umwe yitwa Setiya, undi yitwa Karine, undi yitwa Shema. Ariko sinzi niba tuzabana muri runo rugo kuko papa ataba hari aba yagiye mu kazi. Gusa biragoye kuri njyewe nzandeba iby'ubuzima bwanjye kuko akabura nikaboneke ninyina w'umuntu. Inzira ipfuye, inzira ipfuye. Uyu munsi noneho akazi kaba ari indyango rye. None n'umuhungu wanjye niba hari. We Kiriwanti. Zana hano agakayi n'agatebe. Tera hano neza tuganire umuhungu wanjye. Amakuru yawe? Amasomo aragenda nta kibazo? Nta kindi kibazo ufite? Ntacyo. Wari uri gukora uduki? Ndi kwiga. Amasomo none nizeye ko uzatsinda cyane. Abandi bana bakwanduranya cyangwa baguteza utuma banagukubita. Wabonye inshuti? Iki gihe mbese urumva uzaba mu wakangahe mwana wawe? Uzaba mu wa kabiri? Kubera iki se atari uwa mbere? Kubera iki atari uwa mbere? Hari abandi bana b'abahanga mwigana wumva bazagushaho se? Gusa icyo ngomba kugusaba rero nk'umuhungu wanjye urumva ugomba kwiga neza ukazagira mu iterambere kandi nzaguhemba. Ntukarwane cyangwa ubwire n'abandi bana ujye ukina urumva kandi ujye wishima sinakuntu wakaye sibyo. Ikintu nagira ngo rero mubwire mwana wanjye najya tunaganireho. Uyu mudamu wanjye nashatse ugomba kumufata mamawe ukubyara urumva ntazagufata nk'umubyeyi nk'uko afata umwana sibyo. Kandi aba bashiki bawe nabo n'abakobwa be kandi ujye bafata neza sibyo. Mukarwane cyangwa mubwirane nabi kizajya kitagenda neza ujye ukimbira nka papa wawe ndabizi azagufata neza kandi ujye uniga cyane ntukanarangare nagutuma ntumusuzugure sibyo muhungu wanjye. Icyo mukunda rero muhungu wanjye egeye rero umutuntu wari gukora nta kibazo subiza agatebe mu nzu ukomeze wigire. Uyu mugore ra neze kazankundira umwana nta kibazo cyo nabonye ari umugore mwiza uzashayisha neza nangiye gusaza nk'umusaza washatse neza. Reka njye kuba nirambitseho turaganira n'umugore ku mugoroba nta kibazo. Mama Senti. Karame. Nshaka ko tuganira se uri gukora uduki? Ndanamije kugaburira ihene ariko ndaje. Sanga mu nzu nta kibazo tuganire mugore mwiza. Nazarete se umugore mwiza. Ni sawa. Ibigenda nta kibazo. Naye ndi kugaburira ihene maze iminsi mana yanjye. Nanjye akazi ndabona kagenda nta kibazo. Umugore mwiza n'undi cyo najya mubwire. Biza umugore mukuru, umugore wanjye mukuru yitabye Imana. Kandi nyuma kwitaba Imana sinabwira n'agahinda.
niyo mpamvu nakubengutse kandi uri umugore mwiza kandi nkunda. Nanjye ndagukunda mugabo mwiza. Rero urabizi wasanze ufite kariya kana kanjye ka kiwante k'agahungu, icyo nagusabaga ni ukugira ngo uzakabere umubyeyi, ukabere nka mama wako, umufate kimwe n'uko ufata n'uko nanjye mbafata, ibyo byaba byiza. Si byo mugore nkunda? Oya nta kibazo. Ahubwo se ubu ngira ikibazo. Umugore nashatse nkunda nawe nta kibazo namugira ngo se ntukangire ikibazo pe, mva nzamufata neza, rega nawe n'umwana wanjye kandi niba naragukunze nyine nawe nyine ngomba kugukundana n'ibyo byose, nese ngiye kuba wankunze mfite abana batatu. Niyo mpamvu nanjye ngukunda umugore mwiza. Ni ukuri rwose mva nzamukunda nta kibazo tuzagirana, kandi nawe ndabizi ko azamfata nk'umubyeyi we. Ndumva ari byiza, niyo mpamvu nagushatsira umugore mwiza kandi nkunda. Ahubwo wahamagaye nyine tukabaganiriza muri rusange. Nta kibazo. Cynthia! 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 Muze hano. Makuru yanyu? Kiwanti wari hehe? Kiwanti? Ngwino hano. Umeze mute se? Neza. Mwari muri guhora uduki? Twari gukina. Nizere ko musigaye muzi gukora twa turimo nabigishije neza. Umva rero bana banjye, uyu nguyu ni papa wanyu sibyo? Urabona nyine ko twaje kuba aha ngaha nyine ubuzima bwarahindutse sibyo? Uyu nguyu ni papa wanyu, dore n'umuvandimwe wanyu sibyo? Muri kumubona? Yego. Yitwa Kiwanti. Ne papa, ko numva Kiwanti bigoye, njye ndumva nazajya mwiyitira Kirisi, niryo ryoroshye. Nta kibazo hano wanjye bizajya bibashokera mujye mukora ibyo nta kibazo. Twese tuzatumwita Kirisi. Ubwo rero nyine ni umuvandimwe wanyu, mujye mukundana, mujyane ku ishuri, mukorane imikoro yo mu rugo, ikibonanira muze mumbwire mbafashe sibyo? Ndi mama wanyu. Kirisi wabyumvishe? Rero ngugu guhera uyu munsi nyine ndi mama wawe. Ikindi ntukarwane. Abana kurwana wapi ntabwo biba ari byiza sibyo? Mujye mukundana, mufashanye, kandi rero mujye mufata musaza wanyu nawe azajya bafata nka bashiki be sibyo? Shema wabyumvishe? Wowe rwose wa mwana we njyamo n'ukunda kungura ariko nta kibazo ubwo wabyumvishe. Kandi mwigiye kwikinira ibyo mwamwiriyemo nta kibazo hano sibyo? Barakoze ababyeyi bacu. Umugore mwiza yose. Ase ko numva mu nda n'inama zateranye nta kintu urashaka. Ndaje mwite umugabo mwiza. None se papa uyu munsi ko ari weekend. Uyu munsi ngomba gutembera, shyira utuzi muri douche. Niba na ngombwa udushyushye nangire ntembere nk'abandi bagabo sibyo se umugore mwiza. Ndabizi ibyo ni inshingano zanjye reka. So bizi se. Nicyo mukundira cyane umugore mwiza. Sawa sawa. Shema! Garuka hano. Wari ugiye he? Ngiye kuvoma. Zana hano vuba. Sasa urajya kuvoma se Kirisi ntawe uhari? Ese wava gute mu rubingo? Kirisi! Arajya. Akira. Ntukamvunishirize abana. Narakabura iryana. Oya, aho kurajya he? Injira mu nzu. Umva ubambuke umenye ko uri busubireyo. Injira mu nzu. Oya, umujyana hehe? Ose gitwaye kwicara aha ngaha guhera saa yine kugeza amasaha nta gakino twaba dukina. Njye mfite igitekerezo ku gakino ndakazi. Kanjenje. Nawe reka dukine turebe. Ariko rero tutarakina hano haraburamo umuntu. Ndi Kirisi yagiye he? Kirisi? Karame. Nawe dukine. Kanjenje, kanjegura, tiri pagasi yawe.
Kiregera umwami n'akamukanje gura no hasi ngo ba. Kandende kandegura kiri hagati ya ruguru. Kiregera umwami n'akamukanje gura no hasi ngo ba. Kandende kandegura kiri hagati ya ruguru. Kiregera umwami n'akamukanje gura no hasi ngo ba. Kandende kandegura kiri hagati ya ruguru. Kiregera umwami n'akamukanje gura no hasi ngo ba. ndabona muri mu mikino. Ego mama. Kiri ugiyeho gato mbanze nganire n'abana. Hano mumeze mutese. Nabonaga muri gukina. Rero nyine hari ikintu nshaka kubabwira, sibyo? Uriya mwana impamvu mukwiye hano ni uko ngira ngo tuganire twenyine nk'abana banjye, sibyo? Yego. Murabona nyine uriya mwana twaje tumuhasanga. Hari ubwo muva inda imwe? Oya ntabwo muva inda imwe. Rero ntimukigire nyine mukina nawe mumwereka ko mumukunze kandi mukamukunda, sibyo? Muri kunyumva? Uri kunyumva wowe? Amagatanga ni ikibazo. Ikibazo kirihe? Mwari mwatwicaje muri salo atubwira ko tugomba gukundana tugakundana n'ababyeyi bacu. Ibyo byo mubizanye gute? Oya nyine biriya nyine mubyirengagize wanyu, mubyirengagize. Umva reka nkubwire. Uriya ntabwo ari umwana wacu, sibyo? Ntabwo muvinde imwe ibyo mubishyire mu mutwe, sibyo? Rero mugomba kumwanga kandi shema we mbona ntazi, sibyo? Ibyo nkubwira urabyumva? Sinzi ukuntu nabyumva. Ninzira nkubwira ikintu ujye ucyumva ko ndi mama wawe, sibyo? Ibyo ntabwo nabyumva none se Kubera kitabyumva singiye kubwiye. natwicaje mu ntebe mutubwira ko Erega ntabwo nagutoza imico mibi. Ibyo nkubwira ni ukuri kandi ndabizi neza. Akoreshema wazajya wumva ibyo mama akubwira ko nanjye mama ndamushyigikiye. Yigora ubundi niwe mwana wanjye ubundi. Naho wowe umva reka nkubwire. Hindura mu mwange ubwo ni itegeko noneho nshyizeho. ntabwo nshobora kumwanga. Mujye mumureka akora imirimo ye uri kumva? Kazinzanye kubabona mukora. Muri kumva? Ako kantu uvuze niko. Yigorata. Shema reka nkubwire. Shema by'umwihariko wowe. Wewe mbona warananiye. Njye nkubwira ikintu wangiza ugacica amazi. Ese munanira gute? Twese tugomba gufatanya. Reka. Ibyo mbabwiye mubyumve mwishyire mu mutwe, sibyo? Kandi sinzongeye kubona mukina nawe. Nakina yese ko tuba turi ba n'umukino kandi ari uwabaga. Ako se uri kunyumva? Dukina turi batatu. Umva mujye mukina muri batatu nkuko mwamenyereye gukina mu rugo muri kumva? Urasa umuvandimwe wanyu. Ubwo tugiye nko gukina agapira urumva twakina gute tutuzu. Mutuze ese kare kose ntabwo ubundi bwo mwari muzi. Nundi mwari mumeze gutya. Rero ndagira ngo ariko muzajya muhora mumeze. Kandi nta gusangira nawe, nta gukina nawe, nta no kwambarana nawe, sibyo? N'imirimo azagikora wenyine. Tugomba kumufasha. Iryo ni itegeko nshyizeho nka mama wanyu, sibyo? Mugomba kunyumvira kuko nijye wababyaye. Hari undi mama wanyu mufite? Oya. Okay. Sawa rero ubwo nizere ko Shema umbarire mwana wanjye. Umbarire ntazagukubita, sibyo? Ntabwo nabyemera. Kweki utabyemera? Hatuganirije mutubwira ko tugomba gukundana none se ibyo bintu byose n'ubu uracyabikomeje. Nakubwiye ngo biriya bintu byose twababwiye mubyirengagize, sibyo? Rega ndabizi rega nawe ntabwo bakunda. Ubundi se barabakunda reka. Nawe ntabwo bakunda kubera ko ntabwo mumva inda imwe. Ntabwo bakunda. Abashishisha nyine. Ego komana yanjye. Nk'abana umva. Garuke Shema wafashe umwanzuro. Abari kujijisha agira ngo atwereke kandi ukunda kandi atadukunda. Sawa rero nizere ko muzi ubwenge. Nizere ko ibyo mbabwiye mubishyize mu mutwe. By'umwihariko wowe Shema. Wowe nsigaye mbona unamfungana umutwe. Mumaze gukora? Sawa. Sinzongeye kubabonana nawe. Igendere. Mama ko katubwira ibyo tugiye kwidedembya nta mirimo tuzajya dukora. Nibyo pe. Ahubwo Shema nawe uri ikigoryi.
ngo wigize igagare ngo ntabwo ugomba ngo kumvira mama ye ibyo avuga. Muri ikigo ry'ipe uriya ni umuvandimwe wacu tugomba kumukunda muri babiri, nanjye twari tubaye babiri tuzajya dukinana agapira. Ubwo rero ibyo bintu simbishyigikiye nta nubwo mbyemera. ugomba no kubishyigikira. Uri ikigo ryari ubonye umuntu uzajya ukwahirira hene, uri ikigo ry'igicucu. Kiri amasomo y'uyu munsi abonye ko yari yoroshye. Mwarimu yadushimye ngo tuzi ubwenge. Yadushimye cyane. None se byari bimeze gute? Byari bimeze neza ariko teganya kuko abana papa yazanye batasiga. Ngaho sawa. Kari ahubwo twihute tugere mu rugo nuze Kirisi agere mu rugo natwe twahageze tuze turebe ukuntu tumwenzaho akora imirimo wenyine. Uzi ko ari ibyo koko? Twigendere. Kiriwa bayi. Ese kutagenda? Wose kutagenda. Bayi. Kari ariko ubu ngubu ndabona ibaze ntabwo twiga ku kigo kimwe watinze ubu watinze da ibaze kugira ngo tugutange hano mu rugo kandi twiga ku kigo kimwe turigana Ntabwo kwiga ku kigo ntabwo niba tutigana ntabwo se isaha basonera ujye kutuvuyanga ati ntabwo twiga ku kigo kimwe muri twiga ku kigo kimwe nimba se igihe basonera ntabwo twaba dutaje kimwe bari baduhaye amasomo menshi. Ubwo se si bari baraduhaye. abarimu se umwarimu wigisha shosho zizwi ntabwo ari kwigisha shosho ndi ngo azagere kabwo bukambo bwa budafite 12 koko cye yewe impamvu ndashaka kukubaza ati ni kuki watinze ku ishuri uzi ko mama yatubajije wowe tukamubwira ati tuzi aho yagiye none yese nari ku ishuri basonuri he isi wowe kugira ngo nitubibwire mama tukubaza amakosa urabyumva tukubabarira uyu munsi urateka ukubure ujye no kuvura ibyo ngibyo nutabikora Ntabwo ndabikora ni muri ibyo ngibyo ntabwira mama ngaho ugenda nta kibazo Kari umva urabona ukuntu twirutse tukamutanga ahangaha tuzajya idora twiruke tumutanga ahangaha azajya akora imirimo yose twebwe turi kwikina ahubwo igihe cyose ejo nituvayo tuzabanguke tumusige twiruke cyane ahantu ko numva nta muntu n'umwe uri gukoma wagihera ko numva mu gikari umwana ari kurira kandi kureba ibi ni ibiki se kandi nose mwana wakuri kurira wabaye iki Papa urabizi. shari waje Inzira y'epfube Inzira y'epfube